bakunzi bawe ni entertainer show. Turagarutse muri wa mwanya n'ubundi tubagezeho amakuru cyangwa se tubagezaho ibitekerezo ku bijyanye ni filime y'Intimba ya Ravi ni byinshi rero uyu munsi turi bugende tuganiraho by'umwihariko, ariko muraza gusabwa gukora subscribe anyway, muraza gusabwa gukora subscribe kugira ngo ibintu tuze kubigendana neza. Mumbwire ngo fire mpite ninjira. Ese ukeneye kumenya ibyo kwa Shema neza ukabimenya ku buryo nta kantu na kamwe ugomba gusobwa? Dore yuko rero ba Shema batari bamenya na papa wabo aho ari. Abarimo baribaza bati ni minisitiri, kuko mama Shema ari hamaze igihe abarizwa. Barimo baravuga bati hari undi muntu mushya uzaza. Ese haramutse haje umuntu mushya tugasanga niyo papa wa Shema minisitiri bavuga se papa wa Shema, banza aho hantu ushyiremo agatima muri comment hasigaye tuze tubivugeho. Ariko umuntu utari wakora subscribe, nyamuneka kora subscribe. Amakuru hano hagize ikibazo kiba kuri filime y'Intimba ya Ravi itari busohoke, ni hano bica uhita ubimenya ku kanya, ukamenya n'undi munsi izasohokeraho n'isaha. Ubwo rero rwose mujye mu update, nyamuneka munakore subscribe, munasharing iyi video. Ubu se nk'umuntu umaze nk'ukwezi adukurikira akaba atari yasharinga, waba yibaza iki? Ni ukuvuga ngo rero hari abamaze kubabarira neza rwose. Mama Shema murabizi ko uyu muryango umaze iminsi ubabarirana, ariko ndizera yuko mama Shema nagaruka nyuma yo kumubabarira uko byagenda kose azaza babwira aho papa wabo ari. Ubu se nabyo azakomeza bibahishe, kandi mbona family miliyunga ntabwo bishoboka. Family miliyunga ngira ngo mwumvishe mu kanya Shema arimo aganira na mugenzi we, by'umwihariko wumva yuko rwose barimo barashaka gukora ishoka byose kugira ngo uriya rugo rwongere rugarukemo ituze. Ni urugo rwari rumaze igihe rurimo umwoto tubona hashya, kandi mama wa Shema twe turabizi n'ahantu ari, tuzi yuko ari kwa minisitiri. Ubundi se kwa minisitiri buriya bizarangira bitera? Murabona minisitiri azemera ibyo arimo arasabwa na mama wa Shema, cyangwa azemera ashyigikire uriya mudamu bari kumwe basigaye babana? Nabyo ni ukubitega amaso. Ni byinshi rero tuzajya tugenda tunavugaho, ariko reka tujye tunacishamo twisekere. Nka buriya tugiye kubona tukabona Shema ahise akora ubukwe, ariko mwabonye yuko ba bantu bacururiza akagatara ibintu byabo byagiye ku murongo. Ngira ngo Ravi mwamubonye rwose none arimo arashaka no kuba yafasha n'abavandimwe. Nyamara azavamo umuntu wa danje. Ravi azavamo umuntu wa danje. Reka bakomeze bamuhe bamwemereye byinshi birimo amazu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ashobora kuzavamo umuntu wa danje tukamona biraturitse tipa. Ariko Ravi mwagiye mureka tugana subscribe. Ubundi ko views zo tuzibona, mujye muduhana subscribe. Hari umuvandimwe hano wanditse aravuga ati ngo Ravi ngaramukunda, uzambwire tubahuze. Sinzi ikintu rero cyatumye Shema rwose akomeje kugenda by'umwihariko abyimbya umutwe, kuko byose n'ubundi yari kuzayibwirwa yagenda gake. Ariko ibintu bibera muri rwa rugo we rwo kwa Shema ni ibindi. Ndabona rero hano hari umuvandimwe wageze gutya arandika ngo ewana ngo nicyo nkundira abajama Shema na Manzi na Ganza muranejeje kabisa. Ubwo nibundi ni wa mujyi barimo baragenda bagarukamo wo kwiyunga, ariko n'ubundi byari bikwiye, kuko ntabwo twari tumaze iminsi tubona batongera guseka. kandi tuzi ko rwa rugo by the way ari urugo rwakundaga guseka, rwabaga rwishimye, nubwo yenda Aline ndetse na mama we n'ubundi bagiraga aho ngaho bakabizambye. Ariko umuntu bita Biyayo cyata cy'Abanyarwanda Ruzigamanza, Biyayo bimeze biti? Ibya Biyayo mwebwe buriya mubibona mute muri iyi filime? Njye Biyayo yarancanze. Hari umuvandimwe hano wagize guteranyandikira arambwira ati mwaramutse neza, ati abantu mwagiye kwa Mado mu mpera y'iki. Nanjye abagiye abakuzi ba Ravi mu mpera y'iki. Mu mpera y'iki nzibonera y'iki zibaye magana. Ariko baza kureba video
ukayireba ukayirangiza noneho akantu ko gukoraho gutya kakakunanira karayike, ubundi ubyangira iki? Wow, abantu rero namwe mukunda ijwi rya Ravi nkeneye layike. Nimba wumva ukunda ijwi rya Ravi mpa layike. Abishimiye ko Shema na Manzi rero na Ganza basuzumwe bakaba bishimye, byaba ari byiza. Ndabona rwose n'abantu bo hirya no hino n'ubundi bakomeje kugenda babikurikirana, ibintu bimeze neza cyane. Ndabona rero by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biba byiza rwose. Mu kanya gato nibwo tugiye gutegereza ikindi gice, ndetse ubu tuvugana ase iki gice ubundi kiramutse kigaragayemo mama wa Shema byaba bimeze bitera, murumva hatashye, byaba ari byiza cyane. Kandi biranashoboka ko ashobora kuza gutungurana tukabona mama wa Shema agaragaye muri iki gice tugiye kureba mu kanya, avuye kwa minisita. Se minisita baraza kubyemera ibi bintu, kuko ashobora kutaza no kumurekura avuga ati ko byagenda kose birashoboka ko mama wa Shema naramuka agize gutya agataha hari byinshi ari bubwira abana be nabo bakaba bamutera. Ibaze noneho uriya mubyeyi utazi yuko mama wa Shema hari, cyangwa se minisita afite abandi bana, aramutse abona ba Shema noneho buzuye urugo basore bangana kuriya, yakumirwa. Se yakemera kuba umugore wa kabiri? Ko umugore wa mbere ari uwo ufite abana bakurura ko byahita bimukomerana. Yes, reka tugire gutya rero tunasoreza aha ngaha, mu kanya dutegereze filime igiye gucaho rwose saa yine mu kanya gato. Ariko nyamuneka bakunzi bawe ni Entertainer Show, mumbabarire mukore subscribe, musharinga iyi video kugira ngo tujye tugenda tubana neza no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ibaze kujibona ikiganiro cyamaze kuba umuranze kuko utakoze subscribe. No gukora subscribe ntacyo babitwaye, ibyo byondaho bagira gutya ati cya bagapyondaho gusa. Reka tubashimire rero turyoherwe tuze gukuba turi mu kanya.